Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'140 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya Zaburi. Uyu munsi tugiye gusoma duhereye ku bice 21. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka, umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. Kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza. Yagusabye ubugingo urabumuha, umuha kurama iteka ryose. Igitinyiro cye ni cyinshi ku bw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso yawe. Kuko umwami yiringira Uwiteka, kubw'imbabazi z'usumba byose ntazanyeganyezwa. Ukuboko kwawe kuzashyikira ababisha bawe bose, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzashyikira abakwanga bose. Uzabahindura nk'ikome ryaka mu gihe cy'umwijima cy'umujinya wawe. Uwiteka azabamirisha umujinya we, umuriro uzarabya. Nawe uzatsemba imbuto zabo mu isi, urubyaro rwabo uzarutsemba mu bana b'abantu. Kuko bagambiriye kukugirira nabi, bagiye inama batabasha gusohoza. Uzatuma baguha ibitugu, uzatamika imyambi mu ruge rw'umuheto wawe mu maso yabo. Uwiteka, wishyirishe hejuru imbaraga zawe, uko niko tuzaririmba dushima ubutware bwawe. Zaburi ya 22. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa imparakazi yo mu gitondo. Ni Zaburi ya Dawidi. Mana yanjye, ni iki kikundekesheje, ukaba kure ntuntabare? Kure y'amagambo yo kuniha kwanjye, Mana yanjye, ntakira ku manywa ntunsubize, ntakira na nijoro simpore. Ariko uri uwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisiraheli. Ba sogokuruza barakwiringiraga nawe ukabakiza. Baragutakiraga bagakizwa, barakwiringiraga ntibakorwe n'isoni. Ariko njyeweho ndi umunyorogoto, sindi umuntu, ndi ruvumwa mu bantu, nsuzugurwa na bose. Abandeba bose baranseka bakanshinyagurira, barampema bakanzunguriza imitwe bati, bishyire ku Uwiteka amukize, abimukuremo kuko amwishimira. Ariko ni wowe wamvukishije, wanyiringirishaga nkiri ku ibere rya mama. Ni wowe naragijwe uhereye mu ivuka ryanjye, uri Imana yanjye uhereye igihe naviriye mu nda ya mama. Ntumbe kure kuko amakuba ari bugufi, kandi ari nta mutabazi. Amapfizi menshi arangose, amapfizi y'i Bashani y'amanyambaraga aranzengurutse. Baranyasamiye n'akanwa kabo nk'intare itanyagura yivuga. Nsutswe nk'amazi, amagufa yanjye yose arakutse, umutima wanjye umeze nk'ibimamara, uyagiye mu mara yanjye. Intege zanjye zumye nk'urujyo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi ukize mu mukungugu w'urupfu. Kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Mbasha kubara amagufa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso. Bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Ariko Uwiteka ntumbe kure, niwe muvunyi wanjye, tebuka untabare. Kiza ubugingo bwanjye inkota, icyo mfite rukumbi ugikize ubutware bw'imbwa. Nkiza akanwa k'intare, waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. Abubaha Uwiteka mumushime, mwa rubyaro rwa Yakobo rwose mwe mumuhimbaze, mwa rubyaro rwa Isiraheli rwose mwe mumutinye. Kuko atasuzuguye umubabaro w'ubabazwa, habe no kuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso he, ahubwo yaramutakiye aramwumvira. Kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka, ngushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Abanyamubabaro bazarya bahage, abashaka Uwiteka bazamushima.
imitima yanyu irame iteka ryose. Abo ku mpera yose y'isi bazibuka bahindukirire Uwiteka, amoko yose yo mu mahanga azasengera imbere yawe, kuko ubwami ari ubw'Uwiteka kandi ari we mutegetsi w'amahanga. Abakomeye bo mu isi bose bazarya baramye, kandi abamanuka bajya mu mukungugu bazunama imbere ye, umuntu wese utabasha gukiza ubugingo bwe gupfa. Abuzukuruza bazamukorera, ubuvivi buzabaho buzabwirwa iby'Umwami Imana. Bazaza babwire abantu bazavuka gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Zaburi ya 23. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ni we mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Zaburi ya 24. Zaburi ya Dawidi. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma. Uwo ni we uzahabwa umugisha n'Uwiteka, no gukiranuka bihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe, Mana ya Yakobo. Mwa marembo mwe nimwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Ni Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, ni Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Mwa marembo mwe nimwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Uwiteka Nyiringabo ni we mwami w'icyubahiro. Zaburi ya 25. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye. Ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye boye kunyishima hejuru. Siko bizaba mu bagutegereza, nta uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Unyobore kubw'umurava wawe unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi ukira. Uwiteka, ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho kera kose. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye, cyangwa ibicumuro byanjye. Kuko imbabazi zawe ziri, abari kunyibuka. Kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Uwiteka ni mwiza aratunganye, nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. Abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka. Abicisha bugufi azabigisha inzira ye. Inzira zose z'Uwiteka ni imbabazi n'umurava, ubitondera isezerano rye n'ibyo yahamije. Uwiteka kubw'izina ryawe, babarira gukiranirwa kwanjye kurakomeye. Ninde wubaha Uwiteka? Azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Umutima we uzaba mu mahoro, urubyaro rwe ruzaragwa isi. Ibihishwa by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, azabereka isezerano rye. Amaso yanjye ahora yerekeye ku Uwiteka, kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. Unkebuke umbabarire, kuko ntagira shinge na rugero nkababara. Imibabaro y'umutima wanjye uyoroshye, kuko nuko unkure mu makuba yanjye no mu byago byanjye. Reba umubabaro wanjye n'imiruho, unkureho ibyaha byanjye byose. Reba abanzi banjye ni benshi, kandi banyanga urwango rw'inkazi. Rinda umutima wanjye unkize, ne gukorwa n'isoni kuko nguhungiyeho. Gukiranuka no gutungana binkize, kuko ngutegereza. Mana, cungura Abisiraheli, ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byabo byose. Zaburi ya 26. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka uncira urubanza
kuko gukiranuka kwanjye ariko ngenderamo, kandi niringira Uwiteka ntashidikanya. Uwiteka, unyitegereze, ungerageze, gerageza umutima wanjye n'ubwenge bwanjye, kuko imbabazi zawe nzireba mu maso yanjye, kandi ngendera mu murava wawe. Sinicarana n'abatagira umumaro, kandi sinzagenderera indyarya. Nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzicarana n'abanyabyaha. Nzakaraba ntafite igicumuro, niko nzazenguruka igicaniro cyawe Uwiteka, kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, mvuge imirimo yose itangaza wakoze. Uwiteka, nkunda ubuturo ari bwo nzu yawe, n'ahantu ubwiza bwawe buba. Ntunkureho umwuka wanjye ubwo uzakuraho abanyabyaha, cyangwa ubugingo bwanjye nk'abavusha amaraso. Amaboko yabo arimo igomwa, ukuboko kwabo kw'iburyo kuzuye impongano. Ariko njyewe gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo, uncungure umbabarire. Ikirenge cyanjye gihagaze aharinganiye, mu materaniro nzashimiramo Uwiteka. Zaburi ya 27. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru amagarike ku gitare, n'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ishimwe mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso hawe ndahashaka. Ntumpishe mu maso hawe, ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya. Niwe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntujugunye, ntundeke. Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. Ntumpe abantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye, n'abavuga iby'urugomo. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Zaburi ya 28. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka, ndagutakira, gitare cyanjye ntiwice amatwi, kuko wanyihorera nahinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Tyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye, uko ngutakiye, uko manitse amaboko nyerekeje aheraho urusengero rwawe. Ntunkururire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, bavugana iby'amahoro na bagenzi babo, ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. Ubahe ibikwiriye imirimo yabo, ibikwiriye gukiranirwa kwabo. Ubahe ibikwiriye ibyo intoki zabo zakoze, ubiture ibibakwiriye, kuko batita ku mirimo y'Uwiteka, cyangwa ku by'intoki ze zikora. Azabasenya, ntazabubaka. Uwiteka ahimbazwe, kuko yumviye ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Kiza ubwoko bwawe, uha umwandu wawe umugisha, kandi ubaragire, ujye ubaramira iteka ryose. Zaburi ya 29. Zaburi ya Dawidi. Mwaturire Uwiteka, mw'abana b'Imana mwe. Mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro. Musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi. Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba. Ni koko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga. Ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro.
ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi, Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni, ayikinisha nk'inyana y'inka. Lebanoni n'i Siriyoni ahakinisha nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi, Uwiteka ahindisha umushyitsi ubutayu bw'i Kadeshi. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara, kandi rikokora amashyamba, kandi mu rusengero rwe byose bikavuga biti, icyubahiro kibi cyawe. Uwiteka yari yicaye ku ntebe y'ubwami bwe hejuru ya wa mwuzure, ni koko Uwiteka ahora yimye iteka ryose yicaye ku ntebe ye. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha, ari wo mahoro. Zaburi ya 30. Zaburi iyi ni indirimbo yaririmbwe ubwo bezaga inzu. Ni zaburi ya Dawidi. Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Uwiteka Mana yanjye, naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, wankijije urupfu ngo ne kumanuka njya muri rwa rwobo. Muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi be mwe, mushime izina rye ryera, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Nanjye ubwo nagubwaga neza naravuze nti, ntabwo nzanyeganyezwa. Uwiteka kubw'urukundo rwawe wari ukomeje umusozi wanjye, wampishe mu maso hawe mpagarika umutima. Uwiteka naragutakiye kandi ninginze Uwiteka nti, amaso yanjye azamara iki nimanuka nkajya muri rwa rwobo? Mbese umukungugu uzaguhimbaza, uzatura umurava wawe. Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka mbera umutabazi. Uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Amen. Mugire umunsi mwiza, tuzakomeza ejo dutangiriye kuri Zaburi ya 31. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Ndabakunda.